Muraho neza abakunzi bakurikiye Baza Muganga, uyu munsi twifuje kubaza muganga akatuganiriza ku kibazo ku kamaro ko konsa umwana n'ingaruka zishobora kubaho igihe umwana bamuhaye ibindi bitari amashereka, haba amata cyangwa igikoma, mbese ni icyo ngicyo twifuza kuba twamubaza, umwanya ni wowe muganga ukadusobanurira. Nk'uko yabivuze, hari ibyiza byo konsa umwana. Ibyo byiza ni byinshi cyane, ariko wenda twakutse abantu bake kuko usanga abantu bamaze kubyara, bamara kubyara bamwe bakabura amashereka, abandi bakabona amashereka ariko bakanga konsa abana kubera impamvu zinyuranye. Niyo mpamvu nifuje ko abantu twese tugira ubumenyi, tumenye akamaro ko konsa umwana, cyane cyane kuri uwo mwana. Icya mbere ni uko dukwiye kumenya ko konsa umwana ibintu bifitiye akamaro cyane, kuko muri ya mashereka, amashereka kwanza iyo umugore amaze kubyara, amashereka abanza kuza ameze nk'amazi. Nyuma y'umunsi umwe, iminsi ibiri, amashereka aza bita colostrum. Iyo colostrum ni amashereka aba ari umuhondo, amashereka afashe. Amashereka rero aba arimo intungamubiri nyinshi cyane, aba arimo n'ibyo twakwita ubudahangarwa cyangwa anticorps cyangwa antibodies. Ibi mu cya mbere nibyo bifasha umwana gutangira guhangana n'izindi ndwara. Tuzi ko uyu mwana ari mu nda y'umubyeyi aba arinzwe n'umubyeyi mu buryo bwose, ariko iyo amaze gusohoka hanze aba agomba guhumeka ubwe, aba agomba gukora ibindi byose, aba agomba guhangana n'ibintu byo mu kirere bidukikije. Umwana rero aba akeneye ubudahangarwa buhagije bwamufasha kurwanya indwara, kurwanya mikorobe, amavirusi n'ibindi byose byabangamira umubiri we bikamutera indwara. Muri ya mashereka rero niho haba harimo abasirikare bo mu mubiri bamufasha kurwanya za ndwara. Ikindi dukwiye kumenya ni uko mu mashereka habamo ibinyamavuta bita omega 3. Ibinyamavuta nibyo bituma umwana akura neza, cyane cyane mu bwonko, ubwonko bwe bugakura neza. Tuzi ko muri cya gihembwe cya mbere, mu mwaka wa mbere, ubwonko bw'umwana buba buri gukura vuba, buba buri gukura bwihuse, kuko icyo gihe umwana yiga kugenda, yiga kwicara, yiga kuvuga, yiga gukora ibintu byose, yiga kumenya nyina, yiga kumenya se, yiga kumenya abantu, yiga ibintu byose. Ibi byose biba biri kubera mu bwonko bwe. Rero iyo umwana yonse akonka abona za ntungamubiri ya omega 3 twavuze, bituma ubwonko bwe bukura neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, muri ya mavuta haba harimo ibyo amavuta bita amavuta ari sature. Amavuta ari sature rero ni amavuta yinjira mu rungano ngogozi, bigatuma bigenda neza, bikarinda wa mwana ya bindi bita ngo ni icyo mu nda, kwa kundi umwana ahora arira aribwa mu nda, bikamurinda amadiyare, guhora ahitwa cyangwa kugira impatwe. Hamwe umwana amara icyumweru akituma akituma utuntu dukomeye cyane, akanareba cyane. Iyo umwana ari konka neza kubera za ntungamubiri ziba zirimo, ibyo byose ntabwo aburana. Ikindi dukwiye kumenya, amashereka y'umubyeyi aba arimo amaporoteyine meza afasha wa mwana kwirinda ibyo bita umuhondo. Umwana ashobora kugira umuhondo kubera amashereka, kubera ko bamuhaye ibindi bitari amashereka. Bamuhaye amashereka rero bishobora kumurinda no kurwara umuhondo n'ingaruka zishobora kubamo, wenda kuzavuga mu zindi ngero. Muganga urakoze cyane, nifuje kubaza ibibazo bikurikira. Ese amashereka aba atandukaniye he n'amata? Kubera iki umuntu aprefera kumuha amashereka kugira bamuhe amata? Ese amashereka aba atandukaniye n'amata? Ibi bintu nabyo abantu benshi ntabwo babizi. Amashereka mu by'ukuri atandukanye n'amata cyane. Aha ngaha ni wenda ngiye gutanga urugero kugira abantu babyumve neza. Amashereka yagenewe umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu imikurire itandukanye n'imikurire y'inka. Aha ngaha wenda tubwira ibyo dukwiye kumenya. Amata yagenewe inka. Uko inka ikura n'uko umuntu akura biratandukanye. Tujye rero uko aho bitandukanye. Amata y'inka cyangwa amata muri rusange, kubera ko yagenewe inka ikaba igomba gukura vuba.
muri ya mata haba harimo imisemburo cyangwa amahormone de croissance menshi cyane. Bityo rero iyo ayo mata uyahaye umwana akura vuba vuba kubera ya misemburo ituma akura vuba vuba, ariko ya ma omega 3 ntabwo aba mu mata, nubwo abamo habamo duke cyane. Impamvu ni uko inka iba idashaka gukuza ubwonko bwayo vuba vuba uko yaremwe. Umubiri iyo uba ugomba gukura vuba vuba kandi ubwonko bukazagenda bukura vuba vuba. Iyo umwana umuhaye amata rero nawe akura vuba vuba, ukabona umwana arabyibushye, ariko ubwonko ntibukure vuba vuba nk'uko bwakagombye gukura bumeze nk'ubwonko bw'umuntu wafashe amashereka. Icya kabiri, bya binyamavuta twavuze mu mata haba harimo ibyo bita amagrese saturé. Amagrese insaturé rero ni ibinyamavuta biba biremereye ku buryo amara y'umwana aba adafite ubushobozi bwo kugogora cyangwa gucagagura ya mavuta aba ari mu mata ku buryo yakwinjira mu maraso ngo agirire wa mwana akamaro. Ibi rero nibyo ushobora guha umwana amata bigatuma agira diarrhée cyangwa agatangira kugira amatwi akagira constipation kubera ko wamuhaye amata. Ikindi dukwiye kumenya ni uko mu budahangarwa mu mashereka habamo ubudahangarwa bwinshi, kuko umwana aba agomba guhangana n'amamikrobe, agomba guhangana n'amavirus, mu gihe mu mata habamo ubudahangarwa ariko buke cyane. Ibi ngibi rero ugomba kubimenya kuko ubudahangarwa mu mata waba ufite byinshi cyane. Ikindi twakongeraho ni uko isukari iba mu mata iba ari isukari itari nziza cyane ku mwana, cyane cyane ku ruhinja ruri munsi y'amezi 6. Ibi ngibi rero birumvikana ko amata adafite umwana akamaro cyane, ahubwo afitiye inka akamaro kuko yagenewe inka, mu gihe amashereka rero ariyo afite umwana akamaro kubera za ntungamubiri y'amavuta, y'amaproteine, twa dusukari duke cyane tuba turimo. Ikindi twakwibutsa aha ngaha ni uko energy umwana aba agomba gukoresha itandukanye na energy inka ziba zigomba gukoresha. Akaba ari nayo mpamvu usanga mu mata haba harimo isukari nyinshi yafasha ya nka kuzakora activite no kugenda vuba vuba, mu gihe wa mwana we aba agomba umunsi wose yibyaziye, aba agomba kugira igihe gihagije asinziriye kugira bwa bwonko bwe bukore neza nawe akore neza. Murakoze cyane. Ikindi kibazo, ni izihe ngaruka zishobora kubaho igihe umubyeyi atonyeje umwana nk'uko bikwiye? Igihe umubyeyi atonyeje umwana rero nk'uko bikwiye hari ingaruka nyinshi zishobora kubaho. Ingaruka ya mbere tuzi ni uko umwana utaronse neza aba afite risiki nyine yo kugira ubudahangarwa buke, akaba ashobora kurwaragurika, akaba agomba kurwara allergie twa hato na hato, akarwara guhora abyara, guhora arwara indwara z'ubuhumekero, imisonga n'ibindi, kubera ko atabonye ubudahangarwa buhagije. Ikindi cya kabiri ni uko usibye ko konsa bigira akamaro ku mwana muri kumurinda indwara, kugira igogora rye rigende neza, kugira ubwonko bwe bukore neza, ariko konsa umwana bigira akamaro muri rwa rukundo rw'umubyeyi n'umwana. Umwana utaronse rero urwo rukundo arugira ruke, na wa mubyeyi nawe ubwe urukundo, ya affection hagati y'umubyeyi n'umwana bari nkeya cyane. Murakoze. Ikindi kibazo nifuza kubaza, ese kubera iki ku mezi 6 aribwo babujije umuntu kuba yahereza umwana ifashabere, kuki batashobora kuvuga wenda ku mezi 4, ku mezi 8? Impamvu ni uko amara y'umwana agenda akura, haba hinjiramo ibyo bita haba hinjiramo mikorobe zizafasha wa mwana kurwanya indwara. Izo mikorobe rero nizo ziba zatangiye gukura hagati y'amezi 4 n'amezi 6. Iyo umwana ageze mu mezi 6 rero izo mikorobe ziba zihagije ku buryo zamufasha, ku buryo yafata na ya mata, yafata n'ibindi bikamufasha. Gusa biba maximal, biba bihagije cyane iyo umwana ageze mu gihe cy'umwana. Niyo mpamvu umwana ifashabere, umwana ibindi bitari ibyo kurya, ushobora kubitangira hagati y'amezi 4 n'amezi 6, kubera ko izo mikorobe cyangwa iyo mikrobiote aba ariko itangiye ihagije ku buryo yafasha umwana gukura neza. Turabashimiye nawe utaha.